Mu myaka ya kera umwami yabwiye abagaragu be arababwira ati mufate ririya buye rinini cyane murishyire mu muhanda. Baragenda babikora uko yababwiye, hanyuma aho mu muhanda hanyuraga abantu benshi batandukanye, harimo abacuruzi batwaye amafarasi yabo, abakire ndetse n'abantu b'imihanda yose binjiraga dore ko yari yategetse ko bashyira iryo buye rinini cyane mu nzira yajyaga ibwami ndetse yinjira no mu murwa mukuru w'icyo gihugu. Byarakomeje, abantu benshi barahanyura bakitegereza rya buye, bakagenda bitonganya bati umwami koko ararangaye, ntita no ku bikorwa remezo bye, ahubwo byuzuyemo amabuye ndetse nta nakibikora. Hatubona uburangare bw'ubutegetsi buriho ndetse bakagenda bavuma ubutegetsi buriho bavuga ko burangara cyane ku buryo butabasha no gukora imihanda, bubasha gukoramo amabuye n'ibindi bintu byari mu muhanda. Byarakomeje, abantu benshi barahanyura ariko bakirengagiza gukura rya buye mu muhanda. Baba abantu bakomeye, abasirikare, inzego zose zirahanyura ndetse n'abantu b'imihanda yose barahanyura, ariko rya buye bakarirebera bakarikwepa. Byarakomeje, haje kunyura umuhinzi wari uvuye mu murima avuye gusoroma imboga. Yari umuhinzi ufite ubuzima bworoheje, bigaragara ko yari umukene. Yarahageze agira umutima mwiza ndetse atekereza ko iryo buye ririmo kubangamira byinshi. Yashize twa tubaga twe yaravuye gusoroma hirya, aragaruka ahirika rya buye akoresheje imbaraga ze zose. Rya buye ryari rinini kubera ko ryari ryashizwemo n'abaje bagera kuri 5, ariko yarabashije aryikunengaho mu buryo bwose bushoboka, arwana naryo abasha kurihigika rijya hirya y'umuhanda, abantu babasha gutambuka neza. Iki gikorwa yagikoze nta kindi kintu ategereje, ari ukugira ngo abashe gufasha abantu ko bazatambuka neza ndetse no kuba yagira umuhanda ubasha kugaragara neza, abantu babasha gutambuka n'abatwaye amafarasi yabo ndetse n'ay'amagare akururwa n'amafarasi abasha gutambuka neza nta nkomyi. Akigaruka avuye guhirigika rya buye, yageze ahandi rya buye ryari riri, yahasanze agakapu gato. Akarebye asanga kari munsi ya rya buye. Akitegereje nyuma yo kugatoragura, yarakarebye asangamo zahabu nyinshi cyane, harimo n'urupapuro umwami yari yandikiye umuntu ugomba gukoraho rya buye. Urwo rupapuro rwaragiraga ruti: izi zahabu zigenewe umuntu wakuyeho iri buye. Ndagushimira umutima mwiza wagaragaje, rino buye narishyizemo ku bushake. Iki ni igihembo cyawe cy'umutima mwiza wo kuba wabashije gufata umwanzuro wo guhigika ibuye nta muntu ubigutegetse kandi ukabikora ku bushake bwawe. Ati rero genda wibereho, genda ukungahare, izo zahabu ni izawe, ntawe uza gukurikirana, nazishuzemo nk'igihembo cyawe. Wa muhinzi yarengeye afata twa tubaga twe na za zahabu ze, aragenda yibera umukire, yibera umuherwe kubera umutima mwiza ndetse no gukora nta nyungu ategereje yagaragaje muri wa muhanda ubwo yakoragamo ibuye ryari ryafunze umuhanda. Burya mu buzima duhura na byinshi, tugahura n'ibintu bisitaza mu buzima bwacu, mu ngendo zacu, mu rugendo rw'ubuzima, bikatugora, bimwe bikadusigira inkomere, ibikomere bikomeye cyane tubana nabyo mu buzima. Ariko byose burya ushishoze, byose bikora mu masomo ashobora kugufasha mu buzima. Burya ntugakora ikintu utegereje inyungu cyangwa utegereje ko ushobora kukigiramo inyungu mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ahubwo ujye ugikorana umutima mwiza. Wa mutima mwiza burya niwe uzakugeza kuri byinshi. Uko burya ukora ikintu kimwe, burya niko amahirwe yawe uba yaha umugisha wo kuba yaza vuba akagusanganira. Mu zindi ndimi babyita karuma. Ibyo ukora byiza bizakugarukira uko byagenda kose. Jya ugerageza gukuramo ibintu byose bisitaza mu buzima bwawe ndetse no mu rugendo rw'ubuzima, ugerageze kubamo kandi ubinyuremo wemye. Ntukagire ikintu wirengagiza ubona cyagakwiye gukorwa, ahubwo ujye ugikora udategereje igihembo. Kabone iyo igihembo cyaza cyangwa ntikize, jya ugikorana umutima mwiza kandi ntuzacike intege. Ntukazagire abantu mu buzima bwawe cyangwa ibindi bintu byose biguca intege mu byo wumva ko bikwiye ko wakora ndetse n'ibyo wumva ko wakwiye kugeza ku bandi. Jya umera nk'uyu muhinzi wabashije gukura ibuye mu nzira adategereje igihembo, ariko yaje kubona igihembo cyamuhinduriye ubuzima bwe bwose ndetse abasha gupfa no gusoza ubuzima bwe ameze neza, ari umukire, ari umuherwe. Nuko bitagenda gutyo ngo ubashe kugenda nkawe, jya ukora ikintu utategereje igihembo. Burya igihembo cyawe uko byagenda kose kizaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Jya utekereza ko karuma, ibyo ukora byose byaba byiza byaba n'ibibi bizakugarukira uko wabikoze.
hari umuhanzi waririmbye ngo Imana igukubire karindwi, ibyiza ukora Imana izajya gukubira karindwi. Iyo rikanguka Rwanda, mugire ubuzima bwiza ndetse mukomeze mubayeho neza mu mahoro.